bikabona, ibidabiri bifite ubwenge bigatekereza bikumva, kuko umugabo witwa Kristo yavuze. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo barangije ngo bajugunye inshundura imuhengeri. Bibiliya iravuga ngo bararoba, ngo bamaze kuroba ngo bafata ifi nyinshi. Nyumvira nawe saa 8 z'amanywa. Bibiliya iravuga ngo bafata ifi nyinshi, ngo bamaze gufata ifi nyinshi ngo zirabananira kuzikurura muri ya mato, ngo barembuza abagenzi babo bari hirya ngo kugira ngo baze babatabare, ngo baraza barabatabara bakurura na zafi bazigeza hakurya y'inyanja. Haleluya. Yesu ngo Petero abibone yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, ngo aramubwira ngo databuja vaho ndi kuko ndi umunyabyaha, nananiwe kwizera kuri umunyembaraga, nananiwe kwizera ko ushobora byose, nananiwe kwizera ko iyo uvuze byemera, nari naribagiwe yuko utegeka bigakoreka. Reka nongere ngushimire wowe udukurikiranye kandi uhora udukurikirana, nkwifurije amahoro y'Imana. Nk'ibisanzwe amazina ni Niyonizeye Eric, umusore ushima Imana, ariko nanone uri mu nzira zo kuba nasezera ubusore kubera Imana. Wowe rero utarakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubasha kubana buri munsi. Wibuke no kuganda kazogera niba hari inyunganizi cyangwa se igitekerezo mu buryo bwo kwagura umurimo w'Imana, wakandika muri comment, hanyuma ukanakora share kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza n'abandi bose bari hirya no hino ku isi babashe kubibona. Turabakunda cyane kandi natwe tuba tubibona ko mudukurikirana muri comment, yaba ari mu bihugu byose bitandukanye, tuba tubareba. Ubutaha rero cyangwa se ubushize twari turi kumwe n'umubyeyi, mwaramwumvisha, benshi mwaramukunze, twagiye tubibona, mwagiye mubyandika muvuga ati rwose umuhamagaro. Twifuje none kongera kuganira nawe, noneho agadusangiza ku ijambo ry'Imana noneho birambuye. Hara turi mu buhamya atubwira uburyo ki ya umuhamagaro wamujemo, cyangwa se uburyo ki yatangiye umuhamagaro wo kuvuga Imana. Twatekereje ko twakongera tukamusanga akatuganiriza ku ijambo ry'Imana muri rusange. Turaza kumwakira n'ubundi, araza gutangira twibwira, adusengera Imana, hanyuma anatugaburira ku ijambo ry'Imana. Ukomeze urebe video mpaka irangiye, dusangire neza ijambo ry'Imana kandi abizi neza ko Imana iraza kutugirira neza. Karibu. Amen. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. N'ubundi nk'uko ubushize nabibwiye, nitwa Mukankuranga Domitira, bakunze kumenya ku izina rya Mama Happy, abantu bose niryo bazi, nanjye ndarikunda kuko n'izina ry'icyubahiro. Umubyeyi wese yumva atewe ishema no kuba ari mama. Ntuye rero Kabuga, ndi umuvugabutumwa, nsengera mu itorero rya Jubilee Revival Assembly, pastor wanjye yitwa Stanley Kabanda. Ntuye Kabuga, ndi umubyeyi w'abana babiri. Shimishijwe no uyu munsi Imana yangiriye icyizere cyo kuba ndi kuri iyi channel. Atari imbaraga z'Imana ntago wahaba, ariko kubera urukundo rw'Imana n'umugambi Imana ikimfiteho, yangiriye icyizere kuba ndi hano. Iki ni icyizere gikomeye cyane, kuko iyo Imana ikugiriye icyizere bituma n'abantu bakikugirira. Kuba uri aha ngaha ubwiriza isi yose, hano dukurikirwa n'ibihumbi n'ibihumbagiza. Kuba rero Imana iba yakugiriye icyizere nk'iki ngiki, nanjye ntago nagipfusha ubusa, mba ngomba kugihagararamo neza. Reka dutangire dusenga, hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, Imana igira neza, murengezi w'ubugingo bwacu, uwera wa Isiraheli, wewe wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi, ukabakura muri Egiputa ukabayobora ukabageza Kanani, ukabambutsa inyanja itukura. Uwiteka turagushimiye kuko twabonye ukuboko kwawe kw'imbaraga.
wayoboye abisiraheli bagejeje ku nyanja itukura icamo kabiri barambuka. Bageze hakurya baririmbye iz'amazamuka bavuga kuri Imana isumba byose. Warabayoboye ubabera amagare n'amafarashi. Ku manywa wababeraga inkingi y'igicu, byagera nijoro ukababera inkingi y'umuriro. Warabayoboye ubageza Kanani, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Natwe tugushikamijeho imitima yacu mu izina rya Yesu. Njya nkunda kuvuga ngo kuko manda yawe itashyizweho n'amatora ngo nirangira tuzakorwa n'isoni, niyo mpamvu tuzakunambaho. Uzahora ku ngoma iteka, uri umwami w'abami, uri imbaraga zacu. Warivugiye uravuga mu Kuva 6:12 uravuga ngo 6:2 uravuga ngo witwa Imana ishobora byose, nta na kimwe kijya kikunanira. Uri hejuru ya byose, uri umunyembaraga. Aka kanya tuguhaye ikaze rero kugira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana ntaba ari twe, ahubwo imbaraga z'amaraso yawe ziba arizo ziganza kuri twebwe. Dusengeye abantu bose isi yose badukurikiye kuri iki kiganiro, abari muri Amerika, abari ku migabane yose y'Uburayi, muri Australia, abari Tanzania, Burundi, Kenya, Uganda, mu gihugu cy'u Rwanda, ukambuka ukagera mu Buhinde n'ahandi hose ku migabane yose y'isi. Mana, aba bose turabasengeye, tubateruye mu ngobyi yo gusenga, tubatuye igitinyiro cy'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu, kugira ngo ubiteho kandi ubagirire neza. Ntabwo dusengeye ijambo ryawe kuko ijambo ryawe ryahozeho tutari twabaho, ahubwo Uwiteka reka twebwe utwambika imbaraga n'amavuta, ntaba ari twebwe, ahubwo ijambo tugiye kurivuga urimanura imvura yo kurimeza, kugira ngo ntice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo abantu bose bafashwe n'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe niryo rirema, ijambo ryawe niryo ritegeka, ijambo ryawe rikiza indwara, ijambo ryawe rihindura ibyanze guhinduka, ijambo ryawe rirarema abantu bakongera bakabaho. Haleluya, turagushimye kuri Imana y'amahoro. Ngaho ngwino uganze ubane natwe, twiteho kandi uturengere muri aka kanya tugiye kumara. Ubane natwe, ntaba ari twebwe, ahubwo ubwiza bwawe n'amaraso yawe bidutwikire mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero abantu mwese, tubahaye ikaze kugira ngo dusangire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana agenda rikunda, nkunda ijambo kuruta ibindi byose, nkunda ijambo kuruta ibindi byose. Gusenga byo biravuna, abantu barabitinya, ariko nubwo babitinya jewe ndagerageza ndagerageza, ariko cyane nkunda ijambo kuko iri jambo niryo ryaremye ibintu byose bibaho. Imana yaravuze ngo nibibeho bibaho, iravuga ngo nihabeho habaho, kuko ijambo rifite imbaraga cyane. Ijambo niryo ritubatura, ijambo niryo ridukura mu byaha, niryo ritwambika imbaraga zo kunesha, ijambo niryo rihirika imisozi yari yitambitse imbere yacu, ijambo niryo riri hejuru ya byose. Udafite ijambo uba wasigaye, udafite ijambo muri wowe ntacyo buri cyo, ariko iyo wishikamije ku ijambo ry'Imana, Imana ibana nawe. Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota ityaye amahwa igihumbi, ngo iracumita rigahinguranya. Niryo ryonyine ryabasha kugucisha ahantu utabasha guca, niryo ryonyine ryabasha kuguhagarika ahantu utabasha guhagarara, niryo ryonyine ryabasha kuguha icyubahiro so na nyoko bataguhaye, kuko ari ijambo ryavuzwe n'Imana. Haleluya. Kuko ari ijambo ryavuzwe n'Imana, niryo ryonyine ryabasha kugira icyo rikora, niryo ryonyine ryabasha guhindura ibyananiranye by'ubona byabaye imisozi, ijambo ryabihirika. Muri iyi minsi ndimo gusengera mu ijambo rivuga kuzenguruka bucece. Kuzenguruka bucece, ndimo kuzenguruka bucece, kuko iyo uzenguruka, Imana yabwiye Yosuwa na Kalebu, iramubwira ngo Abisiraheli nibagera kuri Yeriko ngo bazayizenguruke bucece, ngo inshuro 6 ku nshuro ya 7 ngo bayizenguruke bavuza amakondera yabo, ngo nanjye nzamanuka nigaragaze ko ndi Imana yavuganye nabo. Bazengurutse bucece, ku nshuro ya nyuma ya 7 inkike za Yeriko zirariduka, babona ukuboko kw'Imana. Ndiri mu ijambo rero rivuga kuzenguruka bucece. Kuzenguruka bucece ntago ari ryo ndi bwigisheho, ariko ndimo ndavuga yuko gusenga no kuzenguruka bucece. Kwiga ijambo ukarizenguruka, urizenguruka bucece, ibintu byose ukabikora uzi kurimo kuzenguruka Yeriko bucece. Kuzenguruka Yeriko ni ukuzenguruka ibibazo byawe, ni ukuzenguruka bya bintu bikugarije, ni ukuzenguruka intambara ziguhagaze imbere, zazindi utabasha kurangiza wowe, ukazizenguruka bucece ubwira Imana uti ni wowe ugomba kunshoboza, ni wowe ugomba kubana nanjye, ni wowe ugomba kunyambika imbaraga, ni wowe wenyine wari turi imisozi. Ukazenguruka bucece nta rusaku, Imana ijya imanuka ikigaragaza. Imana ijya imanuka ikigaragaza, ko nagiye mbona abantu bazengurutse bucece, Imana yabagiriye neza. Reka rero natwe duzenguruke bucece,
mu masengesho yacu tuzenguruke bucece, mu ijambo tuzenguruke bucece, mu byo dukora mu buzima busanzwe tubikore tuzenguruka bucece, tubwira Imana ngo ni we wenyine. Jyewe mfite intego y'uko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2022 nzaba mfite ishimwe ritandukanye n'ibyo nayo mfite aka kanya. Hari ikintu nshaka kizaba cyakoretse kandi ndabyizeye kizaba gihari. Mfite ukwizera kudasanzwe, mfite imbaraga zo kwizera ziri muri jyewe zimbwira ngo ibyo bintu bizaba byakoretse kandi bizakoreka. Ndumva kuri iyo tariki nzaba mfite amashimwe, ndumva kuri iyo tariki nzaba ndimo ndirimba z'amashimwe kubera imbaraga zo kuzenguruka bucece. Tudatinze rero reka dusome ijambo ry'Imana, turarisanga muri Luka igice cya mbere, turasoma tugende tugere ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Luka igice cya 5 turahera ku murongo wa 1. Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. 6. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. 8. Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati, va hano ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Amen. Yesu nashimwe cyane. Twasomaga ijambo ry'Imana riri muri Luka 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Mwaryumvise rero ijambo ry'Imana, uburyo ki Yesu yabanye n'abigishwa bakagendana, bakabona ibitangaza, bakabona gukora kw'Imana, ariko igihe kimwe bakavuga ati reka ubutayu buraturembeje, reka tumusige tujye kuroba. Buriya Yesu ntugire ngo Petero n'abagenzi be bari baragiye kuroba kubera yuko batari bazi Yesu. Bari basanzwe bagendana bafite amakuru. Haleluya. Bari bafite amakuru kuko bari baragendanye nawe, barakoranye nawe, ariko inzara imaze kubakubita ubukene buje, baravuga bati reka twisubirire kuroba. Hari abantu rero bameze batyo tubana nabo, bakajya muri ibi bintu by'agakiza, ibibazo byaza bakavuga ati reka twisubirire ku isi. Hano nta nzira, nta cyerekezo, ibi ni ukuzagwa mu nzira dutagangaye. Aba rero nabo babigishwa nabo bageze aho bananirwa, babona ibintu bya Yesu ntago bazabivamo. Baravuga ati uyu mugabo twirirwa tugendana ufite ikanzu imwe akagira rugabire dahindura, azadufasha iki? Bashyira mu nyurabwenge zabo kuko batari bazi uwo bari kumwe nawe. Haleluya. Bashyira mu bitekerezo byabo no mu bwenge bwabo kuko ntibari bazi umugabo bagendana nawe.
yari atari yabiyereka ngo basobanukirwe neza ngo uyu mugabo ninde, ariko barangije bamaze kushoberwa no kunanirwa no gufatwa n'ubukene bubahondaguye, baravuga ati tugiye kwisubirira hanze. Nk'uko natwe bijya bituyobera tukavuga ngo reka twisubirire hanze ahangaha twongere dusubire muri bya bindi twanze. Niba waracuruzaga urwagwa ukunguka ugakizwa, uhita uvuga uti to mu izina rya Yesu nta murokore wacuruje urwagwa. Ariko iyo ubukene bugukubiza uhita umutima urehareha ukavuga twasubira ku rwagwa. Buriya ngiye nkacuruza urwagwa byakwemera, ukatekereza ukibuka ko icupa rya pirimusi wajyaga uryungukaho 200 cyangwa 300, mitsingi ukayungukaho 500, ugatangira gutekereza ibyo ngibyo. Iyo watekereje muri ibyo ngibyo rero byanga bikunda usubirayo, icyo bita gusubira inyuma, usubirayo. Aba rero nabo bagendanye na Yesu bamubona akora ibitangaza, bamubona agaragara, bamubona ahindura ibintu, babibonesha amaso yabo, ariko inzara ibakubise baravuga bati oya reka dusubire ku nyanja tujye kuroba. Ngo baramwihisha, barangije basubira ku nyanja. Yesu nawe yamaze kumenya ko abatipe basubiye ku nyanja, aravuga atoya ndajya kubashakisha. Bibiliya iravuga ngo nuko agenda yigisha yerekeza aho bagiye kurobera. Haleluya. Aka kantu kajya kanjimisha, agenda yigisha yerekeza ku nyanja, kuko yarazi ko ba Petero ariho bagiye kurara ijoro. Yabonye iryo joro yaraye wenyine, nta bantu bari kumwe nawe, ari kumwe n'ikivunge cy'abantu batamumenyereye batamuzi. Bariya rega nibo yaramenyereye, bariya nibo bari bene se, nibo bari bakuru be, nibo bari barumuna be, nibo bari base wabo, nibo barimo ba nyirasenge, niyo yari famiye ya Yesu bundi. Bariya bigishwa be niyo yari famiye. Arangije agiye kwireba asanga famiye ntabwo ikiri yose, bamwe banyereye. Aravuga ati nta handi bari ku nyanja, kuko yari abazi, yarazi umwuga wabo. Bibiliya iravuga ngo nuko umugabo witwa Yesu ngo agenda yigisha yerekeza ku nyanja, ngo abantu benshi bamubyiganaho kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Ngo bageze mu kibaya cya Genezareti, ngo nuko ngo abantu benshi uruvunganzoka rw'abantu rumubyiganaho ngo kugira ngo bumve iryo jambo. Noneho Yesu atera intambwe arihuta kugira ngo abigishirize ku nyanja. Haleluya. Ngo ageze ku nyanja akihatunguka, ngo abona amato abiri. Haleluya. Ngo abona amato abiri ku nkombe, ngo asaba Simoni kubutsuraho hato ngo abwicaramo, kuko abantu bari benshi bamwitegeye bakeneye kumva ijambo. Ngo arangije yicara kuri bwa bwato yigisha ijambo ry'Imana. Ngo ababwira ijambo ry'Imana, ababwira iby'ururutse umutima, ababwira ibyo gukomera kw'Imana, ababwira iby'ubwami bw'Imana, arabigisha, ababwira imbaraga z'Imana. Haleluya. Ababwira imbaraga z'Imana, ababwira imbaraga z'amaraso ya Kristo, ababwira gukomera kw'Imana, ababwira ko Imana twizeye ari Imana ihindura ibihe, ababwira ko Imana twizeye ari Imana inyuranye ibihe, ababwira ijambo. Arangije areba babagabo, abwira Simoni ati fata inshundura ujugunye umuhengeri. Buriya jyewe njya ntekereza Petero nkabona yarahise agira ibitekerezo byinshi mu mutima. Yahise avuga ati uyu mutipe ntabwo azi ko baroba nijoro. Ati uyu nta ntibyazi, aragenda gusa aravuga ntazi ko banaroba nijoro. Ati buriya aravuga ngo tujugunye inshundura 8 z'amanywa, 8 izuba riva, ngo bajugunye inshundura imuhengeri. Petero yumva ntibivamo, aravuga ati uyu mutipe noneho usibye na kumanywa ntazi ko no muri buri joro badapfa kuroba, ntazi ko bajya baroba mu mwijima. Buriya ifi ngo ziboneka mu mwijima, ku kwezi ntago wayifata. Umva, ku kwezi niyo maso yayo nayo nta ibikureba, ibyo urimo byose ifi bikureba. Ku manywa ibifite amaso, ariko buriya mu mwijima ngo irahuma pe, uyifata itazi n'ibyirimo. Niyo mpamvu ubona abarobyi baroba ninjoro mu mwijima, mu gihe cy'umwijima. Mu gihe cy'ukwezi ntago bajya kuroba, ntago bayifata. Amazi ni ikibuga cyazo, zirayazi neza, irebera mu mazi gutyo ukaba yakubonye, ntago wapfa kuyifata. Petero rero abitekereje, haravuga ati uyu mugabo kumbwira kushyira inshundura imuhengeri ku manywa ya 8 na nijoro ku kwezi bataroba, arabona ibi bintu byavamo. Ariko ngo arangije yitekerezaho, yibuka ko hari ibyo yamubonyeho, aravuga ati kuko bivuze reka mbikore. Bibiliya iravuga ngo Simoni aravuga ngo kuko bivuze wowe. Haleluya.
kuko Yesu yabivuze biremera. Iyo Yesu yavuze birahinduka. Iyo Yesu yavuze ibidafite icyerekezo bibona icyerekezo. Iyo Yesu yavuze ibidafite imbaraga bigira imbaraga. Ibitari bifite amaguru bikagira amaguru. Ibidafite amaboko bikamera amaboko. Ibitari bifite amaso bigakanura bikabona. Ibidabiri bifite ubwenge bigatekereza bikumva. Kuko umugabo witwa Kristo yavuze. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo barangije ngo bajugunye inshundura imuhengeri. Bibiliya iravuga ngo bararoba, ngo bamaze kuroba ngo bafata ifi nyinshi. Nyumvira nawe saa 8 z'amanywa. Bibiliya iravuga ngo bafata ifi nyinshi, ngo bamaze gufata ifi nyinshi ngo zirabananira kuzikurura muri ya mato, ngo barembuza abagenzi babo bari hirya ngo kugira ngo baze babatabare, ngo baraza barabatabara bakurura na zafe bazigeza hakurya y'inyanja. Haleluya. Yesu ngo Petero abibone yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, ngo aramubwira ngo databuja vaho ndi kuko ndi umunyabyaha, nananiwe kwizera kuri umunyembaraga, nananiwe kwizera ko ushobora byose, nananiwe kwizera ko iyo uvuze byemera, nari naribagiwe yuko utegeka bigakoreka, nari naribagiwe yuko iyo wavuze ibintu bihinduka. Haleluya. Haravuga ngo vaho ndi kuko ndi umunyabyaha, ntago nkwiriye kugaragara imbere yawe kuko nananiwe kwibuka uwuriwe, ubu nibwo najya nabibona. Haleluya. Umva ikintu kijya kinkora ku mutima. Iki kintu kijya kinkora ku mutima nicyo nashatse kuvuga cyane ku murongo waho wa nyuma. Bibiliya iravuga ngo nuko barangije kuroba ngo basiga byose bakurikira umugabo Kristo. Bibiliya iravuga ngo basiga byose baramukurikira. Ntago babijyanye, basize byose baramukurikira. Bivuze ngo Petero, Simoni Petero n'abagenzi be, Bibiliya yavuze ngo naba Yohana bari kumwe nawe bajyanye kuroba. Uzi ikintu cyabajyanye kuroba? Bari bibutse ko abagore nta bitenge bagira, baravuga bati tumaze igihe tugenda inyuma ya Yesu nta kintu tubona. Uriya mugabo bamwikanze imwe akagira urukweto rumwe rwa rugabire rudahinduka, nta kintu afite, nta cyerekezo azatugezaho. Abagore bambaye ubusa, abana babuze school fees, natwe turahanga turirwa tumuzezengera inyuma. Dusubire kuroba tubone minirivari, dusubire kuroba tubone imyenda y'abagore, dusubire kuroba tubone imiceri y'abana, dusubire kuroba niho ubuzima bwemera. Ngo basubira kuroba. Yesu arangije arabemeza, arababwira ati nimujugunye inshundura imuhengeri murobe. Ngo bamaze kuroba barafata, bamaze gufata nta nubwo begeze bagira ubwenge bwo kujya kugurisha bya bintu. Ahantu hankoraho cyane. Umva, ntago bongeye kwibuka ikintu cyabazanye kuroba. Intego yabazanye kuroba ntago bayibutse. Impamvu batayibutse ni iyihe? Nukubera ko bari bamaze kubona imbaraga zimira izindi imbaraga, nuko bari bamaze kubona ko umugabo witwa Kristo yabatunga batarobye, nuko bari bamaze kubona ko ajya avuga ijambo abantu bakabaho, nuko bari bamaze kubona ko ajya avuga ijambo ibyari bikingiranye bigakinguka, inzugi z'imiringa akazicamo kabiri, ibihindizo by'ibyuma bikamenagurika iyo yavuze. Haleluya. Bibutse ko iyo yavuze byose byisobanura. Bibiliya iravuga ngo basiga byose baramukurikira bajya mu ivugabutumwa. Ifi zisigara ziborera ku nyanja. Niba abandi baraje bakaziterura bakabyungukiramo, ntago ba Simoni Petero na Yohana bongeye gutekereza ibyo kuroba, ntibegeze bongera gutekereza amafi. Bahise bakurikira Kristo, babisiga aho ngaho bakurikira Kristo. Umva nkubwire inshuti yanjye, wowe udukurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo siga byose ukurikire Kristo, siga byose ukurikire uyu mugabo w'imbaraga. Ni we wenyine ufite urufunguzo. Yafungura ntihagire ubasha gukinga, yakingura ntihagire ubasha gukinga. Niwe wenyine washobora kwemeza ibyari biguhagurukiye akabicecekesha. Niwe wenyine wabasha guhirika imisozi ugatambuka. Niwe wenyine wabasha gukamya inyanja warangiza ukayigenda humutse. Niwe wenyine washobora guhindura amateka. Niwe wenyine wabasha kugukuraho karande ziwanyu zakugize imbata. Niwe wenyine wabasha kugukuraho gushidikanya no kutizera, kuko ijambo ryaho ryageze biremera.
Haleluya. Siga byose ukurikira Kristo. Iyo bavuze gusiga byose ugakurikira Kristo, hari igihe batekereza bakagira ngo ni ugusiga abana, ni ugusiga famiye, ni ugusiga umugore n'abana cyangwa umugabo nawe. Oya, no. Ni ugusiga ingeso ugakurikira Kristo. Ni ugusiga kamere ugakurikira Kristo. Ni ugusiga ibintu bitari bigufitiye umumaro ugakurikira Kristo, kuko niwe wenyine wabasha kukugirira umumaro. Haleluya. Ugasiga ibintu by'umupfapfa, ugasiga ubuhehesi, ugasiga ubusambanyi, ugasiga ubujuru, ugasiga kutizera, ugasiga gushidikanya, ugasiga ibyari byarakugize imbata, ugasiga kayoga, ugasiga gatatu. Niwe wenyine wabasha kugutambutsa aho utabasha gutambuka. Niwe wenyine wavuga ijambo rimwe ibyari biguhagaze imbere bikagwa, warangiza ugatambuka. Bibiliya iravuze ngo dusige byose dukurikira umugabo witwa Kristo. Iyo utarasiga byose ugenda umeze nk'umuntu uhetse ibikuremereye. Uruhande rumwe uburemerewe no kumva uhetse iby'agakiza, urundi ruhande narwo ukaremererwa no kumva uhetse ibyo wimukanye nabyo. Kandi iyo ufite ibintu wimukanye nshuti yanjye ukagendana nabyo, ntabwo wakira igitangaza cy'Imana, kuko hari ibiba bikiguherekeje. Ibisigisigi bigenda bigutobera, bigenda bikuzimiriza amavuta, bigenda bikuzimiriza amatabaza, bigenda bicecekesha ryajwi wakumvise. Hari ijambo nkunda, umugabo witwa Aburahamu, Imana iramubwira ngo siga umuryango wa so na nyoko uve muri uriya bakarudaya, usige byose byo kwa Sotera, ugende ujya mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzakugira icyanga rikomeye, uza gusabira umugisha nzawumuha, uza kuvuma nzamuvuma. Abona amasezerano, Imana iramubwira ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Nshuti mwene data udukurikiye, ntabwo Imana yegeze ibwira uyu mugabo ahagiye. Yaramubwiye ngo siga byose, usiga uriya bakarudaya, usiga ibigirwamana byo kwa Sotera, unkurikire, nzakugira ubwoko bukomeye, nzaguhindura ishyanga, nzaguha umugisha, nzakugira sekuruza w'amahanga, ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Umva ko uyu mugabo yakoze. Bibiliya iravuga ngo ahagurukana na Loti. Amaze guhagurukana na Loti, ijwi ryavuganaga nawe ntago yongeye kuryumva, ahubwo baragiye bageze ahantu babamba amahema, barahicara barakambika. Birangije biba bibi cyane, rya jwi ry'Imana rirabura, cya cyerekezo kirahagarara, batangira gusubiranamo. Bamaze gutandukana, rya jwi ry'Imana rirongera riragaruka ngo rihereza Aburahamu icyerekezo. Niho yagiye abyara Isaka, kuko Imana yari yaravuganye nawe. Hari ukuntu dukizwa rero tugahagurukana n'ibyo tugomba gusiga. Iki nicyo kibazo abantu bafite, ntimuzashakira ahandi. Mubwiza abantu kuri basige byose bakurikire Kristo. Niba waravuze ngo nkurikiye umugabo witwa Kristo, siga byose, iyambure, wongere wambara umwambaro mushya. Niho uzagendana n'uyu mugabo uba umunyakuri, niho uzagendana n'uyu mugabo uba inyangamugayo, ugira indangagaciro za kirazira zo mu mwuka, niho muzashobokana. Ariko nugenda ufite ibifurumbu uhetse, ukaza uhetse ibifurushi muri uyu murimo, ntago bikunda, nibikora, nibyemera. Nibyemera, ntago byaguhira. Byanga bikunda ugira igihe bikazima, kuko ntabwo amatabaza yawe yahora yaka, kuko ufite ibisigisi bigendana nawe bihora bikuzimiriza. Siga byose ukurikire Kristo. Aba bagabo barobye amafi bazi ko bagiye kugurisha bakabona amafaranga menshi yo kujya gutunga imiryango no kugira ngo bahindure ubuzima, kuko niko kari akazi kabo. Niyo yari business yabo. Iyo usomye Bibiliya usanga na Yesu atari yaza. Aba bagabo bari babifitemo uburambe, wari umwuga. Bari bazi rero uburyo babikoramo n'uburyo babyungukiramo. Ariko bamaze kubona barobye amafi ya 8, baravuze ati twararindagiye, ntituramenya n'umugabo turi kumwe uwo ari we. Ngo babitaye aho ngaho baramukurikira, baravuga batoya, uyaturutira ifeza n'izahabu, uyaturutira agaciro k'ibyo tubona n'ibyo twahiga, uyu yavuga byonyine bikemera. Haleluya. Uyu mugabo rero iyo yavuze biremera ku bantu basize byose. Ntuzagira ngo nawe ukuzamuhamagara igihe wishakiye bizemera. Oya, niba utarasiga byose ntago mwakumvikana, ntago muhuza. Araceceka. Araceceka,
akamera nk'udahari. Ariko iyo yabonye kumaramaza k'umutima wawe akamenya ko wasize byose, ukamubwira ngo mfasha, ndi umunyantege nke, aragufasha. Iyo umubwiye ngo ngaburira arakugaburira, iyo umubwiye ngo nyambika arakwambika, iyo umubwiye ngo mpakaza arakaguha, iyo umubwiye ngo nkeneye ibi arabiguha. Turi abana mu rugo kwa data. Nta mwana w'umwami usabiriza, ntawe negeze mbona. Nta mwana w'umwami usabiriza, nta mwana w'umwami ugendana igisuzuguriro, nta mwana w'umwami uri aho ngaho umeze nk'udasobanutse. Oya, umwana w'umwami aba ari ugikomangoma, aba ari igikomangomakazi, kuko ari umwana w'umwami. Ibintu byose by'ibwami biba ari ibye. Rero twebwe twitesheje agaciro, niyo mpamvu ibintu bya data tutabifiteho uburenganzira, kuko twanze gusiga byose, twanze kuba abana mu rugo. Reka duhinduke dusige byose, tuba abana mu rugo kugira ngo Kristo azatubera umwami, kuko niwe wenyine wabasha kugira ibyo ahindura, niwe wenyine waduhindurira amateka bigakunda, niwe wenyine wagira ibyo akora bigafatika, niwe wenyine watanga icyerekezo bikemera. Uyu mugabo akura abantu mu ruzerero akabaha ijambo. Uyu mugabo akura abantu muri puberi akabahindura nk'uko indirimbo zabo zijya zivuga. Uyu mugabo akura abantu bandagaye akabaha icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro, kandi iki cyubahiro data atanga ntabwo gisaza. Iki ni icyubahiro gikomeye cyane, uzagendana ukajyana mu ijuru. Ibintu byose wabisiga, kuririmba uzabisiga, kubwiriza tuzabisiga hano, ibintu byose tuzabisiga. Hari ikintu kimwe tutazasiga, ikintu bita icyubahiro data yaduhaye. Iki nzagiharanira, iki cyubahiro nzagiharanira, kuko nta wundi muntu wakiguha. Nta wundi muntu wabasha kukwicazaho utakwicaye, nta wundi muntu wakakwicajaho so na nyoko bategeze bakwicaza, nta wundi muntu wabasha kubakwicaza kereka Kristo wenyine yaguhaye icyubahiro. Yahakwicaza, Kristo yakwemeza batakwemera bakakwemera, Kristo yakwicaza ku ntebe bene wanyu bategeze bicaraho, Kristo yakwicaza ahantu utabasha wowe kwicara. Yosefu bene se baramwanze, bamujugunya mu rwobo rw'Abagaliyadi, bari baracukuye, bamuvanamo bata amaraso ye tutazayabazwa, ngo barangije baramugurisha. Ageze kwa Potifari bajya bavuga, njye numva abavuga butumwa bavuga ngo muka Potifari abikigoryi ngo ajya gufata Yosefu, ngo ahubwo njye mvuga ngo muka Potifari yari afite iyerekwa. Uyu mugore yari afite iyerekwa, atansiyo. Shaka kubivuga abantu bakantera amabuye bati mbega umugore none ibyo atuzaniye ntari yaravangiwe. Muka Potifari yari afite iyerekwa, dore iyerekwa muka Potifari yari afite. Yarazi neza, yarahishukiwe ko Yosefu ahantu Imana igomba kumwicaza atari kwa Potifari. Icya kabiri, sinzi niba ko mwakumvise, muka Potifari yahishukiwe ko Yosefu akaza akora kwa Potifari atari ko Imana yamuvuzeho. Amuha transferi yo kujya muri gereza kugira ngo azahure na Farawo, ko n'ahandi bari kuzahurira. Uyu mugore yagize iyerekwa cyane. Icya kabiri, muka Potifari yasobanukiwe neza ko amasezerano ya Yosefu atari kwa Potifari ahubwo ari kwa Farawo. Wibuka Imana yari yaravuganye na Yosefu yuko azaba umuntu ukomeye, yari yaragize iyerekwa inyenyeri n'ukwezi bimwikubita imbere. Inyenyeri n'ukwezi, abanyacyubahiro bose bisi bamwikubita imbere, se na nyina bamwikubita imbere, abami bamwikubita imbere. Nese ubwo bari kuzamusanga mu bikoni kwa Potifari? Ntago bishoboka. Yagombaga kujya muri gereza, kuko niho honyine hagombaga kumuha transfer yo guhura na Farawo. Muka Potifari yari yaragize iyerekwa yuko Yosefu atagomba kuba umugaragu w'amasafuriya yo kwa Potifari, amushakira transfer igomba kumugeza muri gereza, kuko muri gereza niho honyine yagombaga guhura na Farawo. Kuko Imana yari yaramubwiye ibintu bikomeye, imubwira ko izaba umuntu ukomeye, ntago yari gukomerera kwa Potifari. Umugore amaze kugira iyerekwa abonye yuko Yosefu ikintu kimurimo kitagomba kwicara kwa Potifari, ashaka inzira yahamukura. Hashaka inzira imukura kwa Potifari imujyana muri gereza, amuhimbira inkuru yuko ngo yashatse kumufata ku ngufu, ngo ndetse n'umwitero nawe usigaranye. Ibimenyetso ibimenyetso kandi bitari ukuri, ariko bigaragara ko ari ibimenyetso bifatika, ariko bitari ukuri.
umugabo witwa Yosefu abagiye muri gereza. Ahageze Imana irahamusanga kuko niho honyine yagombaga guhurira n'isezerano. Isezerano ryagombaga gusohorera kuri Farawo kandi nta handi Yosefu yari kuzahurira na Farawo. Wibuka yuko batari banahuje ubwoko. Arangije ahageze ngo ahasanga ibigabo bafunze babyirukanye ibwami ngo birota inzozi. Buri Imana ntijya ibura ukuntu ishaka inzira, ntibijya bibaho. Niba ukirwana no gushakira Imana inzira, nshuti yanjye nakubwira ngo rekera, ntago bihura, ntago bijya byemera. Imana niyo yonyine ijya yishakira inzira, kandi iyo yateguye gushaka inzira ibigenza nk'uko yabigambiriye kugeza bisohoye. Kuko Imana niyo yonyine izi inzira yawe watabarirwamo. Imana niyo izi inzira yawe. Bibiliya iravuga ngo Imana ifite inzira zirenga 1000, kandi muri izo zirenga 1000 harimo iyawe imwe. Imana igicishamo kugira ngo utabarwe. Rero ntago uzi yawe aho izaca, reka gushakira Imana inzira. Imana niyo ijya yishakira inzira yonyine irihagije. Imana irihagije. Imana irihagije, niyo yonyine yishakira inzira bikemera, niyo yonyine ibizi uko izabigenza bikemera. Niyo mpamvu yemeye ko Yosefu agomba kujya gukarangirwa muri gereza. Aragenda arahaba imyaka n'imyaniko. Ibyo bigabo ngo birangije birota inzozi, ngo arabirotorera. Bimwe arabibwira ati wowe bazagumanika hariya ku giti, sinshatse kubyinjiramo, si cyo cyanditswe twari turiho. Ngo barabimanika koko birangije birapfa, hasigara ikigabo. Ngo arakibwira ati wowe uzasubira ubwami guhereza. Ngo igihe cyarageze rero koko baza kugikura muri gereza, kuko ubwo urumva cyari igitoni bwami gihereza neza, ngira ngo hasinzi cyari cyakizanye muri gereza. Hanyuma ubwo rero ngo bongera kugikenera ko kigomba gusubirayo. Ariko wari umugambi wo kugira ngo Yosefu azatabara. Za nzira z'Imana ijya yishakira utabigizemo uruhare wowe, zituma kiriya gisonga gisubira ibwami bitari muri gahunda. Yosefu niho hantu hambere nabonye mu buzima yageze intege nke nk'umwana w'umuntu, akagira amarangamutima. Ubundi yarakomeye ku kintu yavuganye n'Imana ye. Yaramubwiye ati nugera ibwami uzanyibuke. Umugabo aramubwira ati nzakwibuka, ariko yageze ntago yamwibutse. Byarangiriye aho ngaho, yabisize muri gereza, nta nubwo yagiye kwibuka ko abayo. Umva za nzira zirenga 1000 Imana igizana y'ubwayo. Ngo umwami arangije arota inzozi, habura umuntu uzisobanura. Ngo aravuga ati muza n'abapfumu n'abakonikoni n'abahanuzi bose mubazane hano, baze barotora izi nzozi narose, kuko nibatazirotora ndabica. Bose ngo bakandiraho batereka reka nta wabishobora. Bose ngo baraza tereka reka nta wabishobora. Igisonga kibuka umuntu cyasize muri gereza ko cyegeze kibarotorera inzozi bigasohora. Buriya reka nkubwize ukuri, niba ari Imana yaguhamagaye ikagutereka muri uyu murimo, Imana izishakira inzira ituma abantu bakwemera naho baba batakwemera, ariko Imana izazana ikintu kibemeza. Reka mbabwire, Imana izatwemeza barupinzi naho bapinga, ariko Imana izatwemeza barupinzi ko ariyo yaduhamagaye. Imana irangije yemeza Farawo. Hari ikintu nkunda gikomeye cyane ku nkuru z'uyu mugabo witwa Yosefu. Bibiliya iravuga ngo nuko gisonga ngo kiragenda kibwira umwami kiti hari ahantu muri ya gereza narindi hari umugabo nasizemo abaye akirimo yarotoriza inzozi. Aravuga ati gira vuba vuba wihute ugenda umuzane. Yosefu ngo bamugezeho baramubwira ati itegura usohoke umwami aragushaka. Yosefu ati ngaho nabonye ncika ibyo kwa Potifari, ariko zari inzira z'Imana. Umva ikintu njya nkunda, ngo baramujyana baramwogoshesha baramwambika baramurimbisha, ngo baramuherekeza baramujyana bamugeza kwa Farawo. Umva ikintu nkunda, ngo ageze kwa Farawo, haleluya, mera Imana icyubahiro. Ngo ageze kwa Farawo, Bibiliya yangira ambwira ngo ageze kwa Farawo, ngo Farawo ahaguruka ku ntebe. Ngo ahaguruka ku ntebe y'icyubahiro aramwicaza. Bivuga ngo Imana yari yamaze gusinyira Yosefu icyo yari yaravuganye nawe. Ngo arangije aramwicaza. Yosefu agira isoni zo kwicara. Ngo aramubwira ngo icara kuri iyi ntebe. Ngo amwicaza ku ntebe ye. Ngo aramubwira ati mbese wabasha kurotora inzozi? Waramubwira ati zivuga umwami azisobanure. Ngo arazimubwira, hamubwira inka zinanutse, amahundo y'amasaka, ibyahehe. Umugabo arabirotora. Ngo atumiza inama. Ngo aravuga ati noneho habonetse burumbuke, habonetse n'inzara, dukora iki kugira ngo ibi bintu bitazateza akaga mu gihugu? Yosefu arababwira ati nuko uzahunika.
nta wundi muti. ni igihe cy'umwero muzahunika, igihe cy'inzara ni cyiza muzarya ibyo mwazigamye. baravuga ati ni ugushaka umuntu wabasha kubijera neza. inama yose irahaguruka ati ninde wundi wabibasha usibye ubivuze. uwabimenye ni nawe wamenya kubikora. Haleluya. dore izatwemeza ba rupinzi tuhatambuke ku mugaragaro ku manywa y'ihangwe. abataratwemeye bazatwemeza n'Imana iri muri twebwe. Haleluya. korera Imana neza utayiryaye udapfundikanye, Imana izakwemeza abantu yewe. Haleluya. arangije ngo ahageze ngo ayumvise izo nkuru aravuga ati nta kibazo, ngo bamushinze ibyinjira n'ibisohoka. bene wabo ngo baza guhaha, arabareba arabamenya, bo baramuyoberwa kuko yari yarahindutse. ngo abatuma Rubeni murumuna we, ngo bamuzanye amurebye ngo agahinda karamwica, ariko arigerageza kwiyoberanya kugeza igihe bazaniye se na nyina, nabo ntibamumenya. Imana izakwemeza abantu. nibwo bamenye neza ko icyo Imana yari yaravuze kuri Yozefu Imana yakigenzeho. reka nkubwire inshuti yanjye wowe udukurikiye, ikintu Imana yakuvuzeho kiraguherekeza, ikintu Imana yakuvuzeho kirakurandata, ikintu Imana yakuvuzeho kiraguheka, ntabwo ari wowe ugiheka. ikintu Imana yakuvuzeho kigutambutsa utari gutambuka, ikintu Imana yakuvuzeho kikwemeza abatari kuzakwemera, ikintu Imana yakuvuzeho gisohoza iby'Imana yavuganye nawe udakiranye, kuko nicyo cyonyine kigenda kigusindagiza. impamvu ubona abantu batagera ku byo bavuganye n'Imana ni ugushaka gushakira Imana inzira. ntabwo Imana igishakirwa inzira, sigaho. nta muntu ugishakira Imana inzira, Imana yonyine yishakira inzira bikemera. Haleluya. uyu mugabo witwa Yozefu yahatambutse ku mugaragaro izuba riva, Imana isohoza ibyo yavuganye nawe, kuko ari Imana yari yaravuganye nawe. nawe nshuti yanjye udukurikiye, tuzi usenga Imana, tuzi umutima, Imana izasohoza icyo yavuganye nawe. niba ari Imana yavuganye nawe, niba atari abantu bavuganye nawe, ariko niba ufite amasezerano y'amahuri. abantu rero disi muri iyi minsi abantu bafite amasezerano y'amahuri. umuntu akavuga ati navuganye n'Imana. wajya mu mwuka wakurura ugasanga ni abantu bamubwiye. niba warabwiwe n'abantu ndakuririye, niba waravuganye n'abantu ndakuririye. sobanukirwa ijwi ry'Imana, umenye neza niba ari Imana mwavuganye, izasohoza ibyo yavuganye nawe. ariko niba waravuganye na mama Happy ufite ibibazo, niwe wenyine uzahirika imisozi tukema, niwe wenyine uzakura ubunyereri mu nzira tukagenda, niwe wenyine uzatunyuza humutse. nta wundi muntu wabishobora, ni Kristo umwami w'abami, wabambwe ku musaraba i Golgotha, agapfa akazuka mu bapfuye, akazamukana isheja, akaba yicaye mu ijuru kwa data iburyo bwe. nta wundi muntu waguhindurira amateka, ni Kristo wenyine. reka dusenga Imana dusoza. Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro ibampera umugisha, ikomeze intambwe z'ibirenge byanyu, ihaze kwifuza ko imitima yanyu, ibyo muyikeneyeho Uwiteka Imana Nyiringabo abibahe. ibyo mwifuza Uwiteka Imana Nyiringabo abishyigikire, abisohoze. kandi niba waravuganye n'Imana, tuzi Imana iri kumwe nawe, niyo yavuze izasohoza. niba Imana yarakubwiye ngo nzakugira neza, izakugirira neza. niba Imana yarakubwiye ngo nzaguhindura ishyanga rikomeye, izakugira ishyanga rikomeye, kuko niyo yavuganye nawe. reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana ikomeye, murengezi w'ubugingo bwacu, turagushimye turaguhimbaje. uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambi itarumba, uri ubwugamo butava, uri igiti cy'umugaru, uri amahoro yacu, uragakiza kacu. turagushimiye kuri aka kanya waduhaye, turagushimiye kubwira ijambo. reka uduhe imbaraga zo gusiga byose, reka uduhe imbaraga zo kwisobanukirwa, reka uduhe imbaraga zo kumenya abo turi bo, reka uduhe imbaraga zo kumenya niba twaravuganye nawe koko. mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, sengeye imitima yose Uwiteka Imana Nyiringabo, sengeye amatwi yose yumvise iri jambo, sengeye buri we wese wakurikiye iki kiganiro n'irivuga butumwa, mu izina rya Yesu. reka imbaraga zimira izindi mbaraga, imbaraga ziri hejuru ya byose, imbaraga zazuye Kristo mu gituro, ziguhindurira amateka, imbaraga zitananirwa ziguhindurira amateka, imbaraga zitajya zisaba inzira ziguhindurira amateka, imbaraga zikomeye twizeye ziguhindurira amateka. Imana yahanitse ikirere ikadendeza inyanja iguhindurira amateka, iyi Mana twizeye twiringiye iguhindurira amateka.
urakoze turagushimye, wabanye natwe utangirana natwe, tugeze ku musozo w'iri jambo, nyemerera udukomeze. Ijambo ryawe riravuga ngo ntabwo ujya ukiranirwa ngo bibagirwe imirimo abantu bakoze. Hari byinshi abantu bawe bakoze, hari abatereye imisozi, hari abamanutse ibibaya, hari abatambitse, abo bose ubibuke Kristo, abo bose wongera unyuza kugira neza kwawe imbere yabo, mu izina rya Yesu bakubone, babone ineza yawe, babone urukundo rwawe, babone imbaraga zawe, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Urakoze ndagushimiye, sengeye buri wese uzumva iki kiganiro azafashwe, azahinduke mu izina rya Yesu, uzamwambika imbaraga zo gukomera, uzamwambika imbaraga zo gutambuka aho atari kuzatambuka, uzamwambika imbaraga zo gutsinda, uzamwambika ubudahangarwa n'igitinyiro mu izina rya Kristo wa Nazareti. Urakoze ko witwa Imana, ugira neza bukira bugacya. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu, amen.